Okay, agafilimi kacu nuko gatangiye. Afande wacu katetse, hari uwaje afata icyakura cye ahashyira amabuye, maze uyu nguyu kugenda rero agitsindiye. Hari uwo bakubitanye amaso, mbega umukinga wiba. Ako kanya kino cyarabibonye ko bakivumbuye, kita kiza fasta nk'abandi barara bose, kita kitsimba munsi y'akararo kari hano. Afande gushyiramo inyama mu mavuta abona ni noshu, uravikubiye imyaka. Afande wacu we cyamurengeyeho umufana rero sasa. Ibi ni ibiki mani, ntubivuge ntundaburize kabisa. Ntago nkuraburiza ariko uko byagenda kose jagu barakwereka rero sasa. Afande wacu ko cyamurengeyeho umufana, icyo atazi nuko umaze kumukora bino byose yihishe munsi y'aka kararo. Ibi ni ibiki kandi afande ntago abyumva neza rero. Atangira gushakisha umugingo umukoreye bino byose. Harakafande sitevo. Aya basi munabyuke ko uyu mufande wacu rero yakoze n'ikosi rya komando, ariko rero gusa yaragarutse yitonze cyane. Areba ibintu bamukoreye abona si iby'i Rwanda. Umuginga n'ibicya nkoreye, kumbi cyagakorere cyacu kihagarikishijwe hano. Afande mu guhindukira neza yabonye umuginga imbere ariko ntiyabyitaho. Afande wacu asifura umuginga, umva sha ninjye uhamagaye se kandi ngwino nkubwire sha. Afande wacu yasifuye kino kiraza ngakibwire gakorere wacu. Afande wacu raraza nawe fasta abwira kino ati nta mugingo mbonesha wo ntwari inyama hariya sha. Niko rwose ntawe mbonye, cyaramuhakane kumbi twe twabyiboneye ko cyamubonye rwose. nawe mboneye reka afande we, reka rwose kumbi cyazi twaye dore ngiki n'agasahane mu ntoki. Muhoza Patrick wacu rero sasa. Afande wacu we anarudi nyuma, yaje atabyumva, yaje yitonganya. Cyamuhoza Patrick kirabibona ko ibintu byakomeye, kigira inyuma mo gake. Afande araza aritegereza ahantu hose, none se aha hari imizimu ngo mbimenye? Ntabyumva neza, gusa ukurikiye unareba akantu ku kandi. Afande wacu rero nta kindi yakoze, yaragarutse yitegereza ibimubayeho byose. Afande wacu ntabyumva neza, uko atabyumva neza nkubwira ngo ukore subscribe kuko ari ingenzi cyane kuri YouTube channel y'umwaka ifite ubutumwa. Afande rero nta kindi yakoze, yafunze gaze gusa na n'ubu rwose ntago arabyumva fresh. Avuga ati se umugingo umenyera akankadiriya koko ni muzima cyangwa ntakindi. Afande yahise akora fasta nk'abandi bafande bose, yahise afata utwangushye aravuga ati nyine uhombye arabyimenyera, ubwo nta kundi byagenda. Afande wacu yahise amacinga arigendera, afata ibye rwose byose arakarenga aragenda. Uko yakagiye rero sasa, Cyamuhoza Patrick nuko cyavuyemo cyitonze munsi y'akararo, maze ewana ngwino tugendeja. Nakubonaga nakubonye witsimbya n'ibyo wakoze byose, ugomba kumahosha. Twagiye shangiye kugwa ntari biwe witinda mu magambo. Birara byahise bikarenga muri buno buryo. Gakorere wacu na Muhoza Patrick agafilimi kacu bakagarukanye mukamenya ngo rero agahukahuye n'umunyotsi. Uko bakakarenze rero barakwereka quartier zo nizo nahava atungukiye kandi bari kuza bihuta cyane, very sharp and very fast. Baraza bitsimba hano. Uko bitsimba hano rero sasa nta kindi bakurikijeho, dutangiye dufekenyisha. Abahungu bazima batangira gufekenya icyakura. Araka basi bararya ngo uzave kubiyi duniya. Inyama zo nizo ziryoshye kubi, ikigaragara. Bon appetit ku bari kureba kano gafilimi. Wana aba barariye rero sasa. Cyamuhoza Patrick gikuramo inyama zacyo zose, kiramubwira ati we sigara urya, ngiye kugenda nge kuzana amazi. Ntari wetebuka ntari bikabisa. Ukurikira unarebe rero sasa. Cyamuhoza Patrick cyacu rero cyamusize hano, kumbi kigeze hano yahise kitsimba gake. Ukurikira unarebe rero mwogacwa mwe, itagikureyo telefone yacyo nziza kiguriye nimba kitarayibye. Barakwereka rero cyahise gitangira gufata video. Gakorere wacu andari kurira hakurya, kumbi gakorere wacu we ntazi igihugu kiri kurwana n'ikindi. Ukurikira unareba akantu ku kandi wogacwa we kimaze kumufata ka video. Ndaje nkwereke sha, kita kikarenga kirukanka rero sasa. Bamwita Muhoza Patrick wacu. Barakwereka afande rero darote kote
ku rundi ruhande yaragiye muri karitsiye gucamo rwose nk'ibisanzwe. Afande Sitevo wacu yaraje rero abanza kubika kano gatebe, gusa uko yagafashe agatebe rero agiye kukabika, Afande Sitevo wacu agiye kwinjira, kumbi hari uwaje aramubwira ati samahani afande, samahani kidogo kabisa, ati umugingo wakuririye inyama rero sasa yitegereza hano muri telefone. Afande wacu mu kureba muri telefone yabonye umuginga wamuririye inyama ari kuziporeza. Wana yari yitegereje ndarota cyangwa Afande Sitevo wacu yaguye mu kantu rero sasa. None se ariho umuginga ari yariya yirya afande, ngwino njye kumukwereka nimba ntari wasi. Iki rero cyese kijyana afande wacu ngo kijye kumwerekaho uri kurya inyama ziwe yitsimbye. Afande itamakinga kandi nta burage, munabyibuke neza ko afande wacu rwose yakoze n'ikosi rya komando amezi angahe? 9. Wana nuko nguko bagiye, kandi afande wacu yanarakaye cyane. Ukurikira narebe rero sasa akantu ku kandi, ari nako nguvuga ngo ukore subscribe kuko ari ingenzi cyane umuginga mufashe. Niko afande wacu ari kugenda avuga. Ngaba rero sasa wana baramacinga byo niba macinge aba yanarakaye vibaya sana. Nta buraga agira. Rakabasi kumva iki ngiki cyo kiri guporeza ntikizi ko hari abaje kukireba kandi nta mpuye bagifitiye cyane cyagakorere cyacu, kumbi koko abaje bo baje. Afande ari hariya ndani, tugende gake gake tumufate. Baraje rero sasa afande wacu ko karebye imbere ye abona umuginga. Uyu ni wa muginga wandiriye inyamara. Afande aravuga ati ndaruta cyangwa, ahita aza porampora gake gake yitonze yitegereza umuginga. Umuginga we ntago arabasha kubona afande wacu. Ngabo gakorera wacu we rwose ari guporeza ntari wasi yifitiye. Numubwire ngo hari ishidi hari muri iyi si ya nyagasani. Reka we ikimuraje ishinga ni ukurya nta kindi. Arakabasi afande yarakitegereje rero ahita asatira. Arakafande Sitevo, Afande Sitevo wacu rero sasa rikaza kubita umuginga, araza gihagarara imbere nticyamubona. Iki ngiki rero ko kiri guporeza cyitonze, kirebye hasi kibona rugagi. Nimvuga rugagi uhita wumva inkweto zande z'abakomando. Mu kuzamura hose kirebye neza kibona na afande wacu wahigereye. Wana urushyi rwiza kandi rw'inzobe. Wana cyararuriye rubaya sana. Urave kubidunia rero sasa barakwereka Moza Patrick we yarishimye, umuginga mukosore. Ndabyemeye sana kumva kiri kwishima bari gukubita mugenzi wacyo. Ikibara gifashe rero gwino, ikibara gifashe rero wesha gwino igiresha. Urundi rushyi kandi rwiza cyane rudatandukanye na rumwe maze kukubwira mu kanya. Wana nta kindi kino bagikoreye rero mwogacwa mwe usibye kwita bakigira gute bagikwega. Uko bagikwega Moza Patrick wacu aracyabyiitegereza n'umubaya shahu. Reba ari gufana ngo bari gukubita mugenzi we. Wana nta kindi bakoze rero, afande wacu we yahise atambikana umuginga muri buno buryo kandi nta ndi muwamufitiye. Cya Moza Patrick cyacu kirakarenga ngiki aho kikarengera. Wana afande rero nta muwagira, wa muginga ukandira ibyo kurya sha nasoni. Iki ginga cyatangiye kurya imiripuro bubi na bwiza. Wana uko cyakari imiripuro rero sasa ari nako agafilimi kacu kagira ku musozo wako. Mbabwira ngo mwirinde kwiva kuko no kwiza kabyo murambarabura. Wana Imana ibandebira icyo rushyire mwe mwese twabanye. Ndabakunda cyane cyane. Ciao ciao.